Yes, nongeye kugusuhuza nkwaye ikaze. Iyi ni Erickson Info, naho ngiye gukurikiye ndi Erickson. Uyu munsi rero mbazaniye agatip cyangwa se uburyo ushobora gukoresha usoma ubutumwa bwo kuri WhatsApp bwasibwe ukabasha kubusubiza, cyangwa se uwari wabusibye yibwira yuko utari buze kubona bikarangira ububonye, ndetse ukanabusubiza cyangwa se ukabukoraho reaction niba ushaka kugira icyo ubuvugaho ukamwereka ko wabubonye. So iyi ni Erickson Info. Icyo nkusaba nuko mbere yuko dutangira ikiganiro, niba ubona ko iki kiganiro ari cyo wabekeneye, banza ukore like mbere y'ibindi byose, kandi reba neza niba warakoze subscribe. Niba utarayikora ukore subscribe, kandi niba warayikoze turagushimiye cyane ubwo ubufatanye ukomeje kujyana na Erickson Info. Tubayezeza ko tutazigera tubatenguha mu kubaha ibiganiro by'ikoranabuhanga ndetse birimo ubucukumbuzi. So uyu munsi rero tugiye kurebera uburyo hamwe ushobora gukora message zari zasibwe warangiza ukahita uzibona neza ku murongo nta nimwe ikwisobye. Uyu ni Erickson. Reba neza niba warakoze subscribe, nkwibutsa kubanza kuyikora, kandi niba warayikoze ibuka gukora like kuri iki kiganiro, ukore share niba ubona hari n'undi cyafasha, ubundi dutangire. Turakwinginze rero kugira ngo tujye duhorana mu bindi biganiro, tukibutsa ko iyi ni Erickson Info itazigera igutenguha na rimwe. Reka dutangire rero turebe uburyo ushobora kureba ubwo butumwa wari worohererejwe ubundi bugasibwa. Yes, ikaze. Uyu ni Erickson, twizera yuko wamaze gukora like. Reka dutangire. Yes, ikaze. Yes, ku mpera z'iki kiganiro ngira ngo nkusabe niba ibyo twari tugiye gukora niba twabikoreye hamwe bigakunda, twandikiye muri comment uti byakunze, kandi ubona hari icyo byagufashije kwibutsa kubisangiza n'abandi. Jya muri comment tubwire ngo byakunze, kandi niba wagize ikibazo utwandikiye kugira ngo tubashe kugufasha by'umwihariko. Yes, thank you. Ikaze rero, reka dutangire. Yes, nongeye kugusuhuza nkwaye ikaze. Iyi ni Erickson Info, naho ngiye uri kumva ndi Erickson. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo ushobora gusoma ubutumwa bwasibwe kuri WhatsApp. Umuntu yabukwandikiye akabusiba, uburyo wowe wagenda ukabusoma bwose yibwira ko yabusibye ariko wowe ukabubona bwose. Uyu munsi rero turaza twifashishe iguriro rya Play Store cyangwa se iguriro rya Android muri rusange ryitwa Play Store. Ubwo ufite iPhone arakoresha App Store. So turaza muri Play Store hano, twinjire. Tumara kugeramo turaza dushake application kitwa Note Save. Tumara kubyandikamo dukore search. Karaza rero naka application kari mu ishusho ya notification cyangwa se mu kinyarwanda nakazogera. Ubwo rero turagakoraho. Ndabona kamaze kwidownloadinga, ndakora open. Ndaza hano nkore open. Ubwo niba utarakadownloadinga uradownloadinga ukore kuri open, tujyane akantu ko kandi kugeza twainstalle ino application ikagera muri telefone yacu tukajya tuyikoresha mu buzima bwa buri munsi. Uyu ni Erickson. Reba neza ko wakoze subscribe kugira ngo tujyane akantu ko kandi. Turakora hano kuri allow. Nitumara gukora kuri allow turakora next. Ubwo allow tubaduhaye uburenganzira application kugira ngo ibe bashaka accessinga telefone yacu neza bikorane. Dukore next, twongere dukore next, tujyana akantu ko kandi, twongere dukore allow. Yes, twongere dukore next. Aha tugeze rero turabona ko hari application yacu twayibonye, dore ngiyi Note Save. Turasabwa rero kuyikora kugira ngo tuyihe uburenganzira bwo kugira ngo ibe yakorana na telefone yacu. Turayikoraho rero. Urabona ko idafunguriwe notification, rero tugiye gutanga uburenganzira kuri iyi application. Turakora hano kuri open, dufungura aka kantu, turangiza tuzana dukore allow. Yes, ubu application yacu tumaze kuyiha uburenganzira, rero nta kindi dukora, turasubira inyuma. Twongere dusubira inyuma. Rero bahite batubwira ngo allow not save to access photo and video on device, kugira ngo tuyihe uburenganzira bwo ku accessinga amafoto ndetse n'amavideo. Turakora allow. Allow mbibutsa yuko ni ukwemerera cyangwa se guha uburenganzira application kuba yakorana na telefone yawe. Turakora allow. Yes, tukimara gukora allow turaza dukore next. Ubu rero iyi application uburenganzira ifite nubwo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga zose cyangwa se izi application ziri muri telefone yawe, ariko twebwe turaza hano kuri aka kantu kanditseho all applications, tangiza tugafunge.
turagafunguye, twongeye tugafunge application zose zibe zirifunze, ariko twebwe iyo dukeneye gukoresha ni WhatsApp, niho dushaka kuzajya dusoma message zaba zasibwe. Ndagira ngo tujyane akantu ku kandi kugira ngo ino application tuyikoreshe mu buryo bwiza ndetse ibashe kutugirira akamaro. Turamanuka rero dushaka hari WhatsApp, turamanuka tuza hari WhatsApp, urabona ko notification za WhatsApp zifunze, twebwe tugafungure kuko ni WhatsApp dushaka kuzajya dukoresha. Ubwo tumaze gukora kuri WhatsApp turagaruka inyuma. Ubu WhatsApp niyo duhaye uburenganzira yonyine mu application yose dufite muri telefone. Turagaruka inyuma rero tujyana akantu ku kandi, tugarutse inyuma rero ubu app amaze kuyigeramo, turaza kuri aka kantu kayerekana message, aba ariho ko dukandaho, aka ngaka akaba ariko dukandaho. Yes, ubu application twayigezemo rero tugiye kureba umuntu atwandikire kuri WhatsApp. Tugiye kwinjira muri WhatsApp, umuntu wenda atwandikire. Yes, turebe umuntu atwandikire, reka twandikire. Yes, reka uwitwa Aimable atangira atwandikire. Dore arimo arandika, aranditse, aranditse, arimo arandika, aracyandika. Arimo arandika message dore ziri kuza. Yes, reka tumutegereze yandike. Aratwandikiye, ariko ibyo atwandikiye amaze kubyandika, arangije tuje kubisoma dusanze arabisibye. Message yazanditse ariko dore dusanze yazisibye. Nta kindi dukora rero, tuhita tuza muri ka application kacu, turasubira inyuma tuze muri application dore ngiyi aho dusanzwe tugira ama application yitwa Notisave. Turinjiramo, niturangiza tuze handi hari message, twinjiremo. Za message wa muntu yazisibye kuri WhatsApp, natwe twebonye ko yazisibye, ariko muri Notisave yacu dore ibintu yari yatwandikiye. Hello, amakuru yawe, umeze gute, uri mu kazi? Yes, dore ngiyi rero nuko Notisave ikora, bivuze ngo ibintu birasibika muri WhatsApp, ariko muri Notisave twemeje ko message zo muri WhatsApp zajya ziza muri Notisave, ntaho zigera zijya. Dore nguko rero ko wajya umenya message umuntu yakwandikiye arangiza akazisiba, muri Notisave ntaho zijya. Nizere rero ko iyi application ari kigiye kugufasha. Uyu yali Erickson, iyi ni Erickson Info, naho ngiye wumvaga ndi Erickson. Reka twibane mu bindi biganiro, wibuke gukora subscribe kugira ngo utundi tuntu tw'ubwenge twose mu ikoranabuhanga tukugereho ku gihe binyuze kuri Erickson Info. Yes, uyu ni Erickson, reka nkushimire kandi nkushimire ko wabanye natwe. Ibuka kugenda ukoze like, ukore comment, uvuge niba byakunze, uratubwira muri comment. Yes, ikaze, murakoze cyane. Yes, reka rero duhure muri comment utubwire niba byakunze kandi niba bitakunze, twiteguye kugufasha by'umwihariko. Uyu yari Erickson, nahingi kugeza ibi biganiro byose ni Erickson Info. Reka nizere ko wakoze subscribe, ukore like ndetse ukore na comment kuri iki kiganiro, byaba byiza ugisangije abandi ukora kuri share. Uyu ni Erickson, reka tuzahure mu biganiro by'ubutaha. Yes, ciao.